umwotsi bakuroga n'abimana bakore ku maso babone umwotsi wazamutse bamenye ko imbaraga zabo zarangiye ijuru ryamanutse bamenye ko imbaraga zabo zarangiye yego barakuroze cya gihe ukabyara upfusha birakunda ariko nagira ngo turi muri iri teraniro Imana nawe ibakore ku maso bamenye ko imbaraga bamaze igihe bakoresha Imana yazishizeho iherezo ibiganza byawe bari baraguteje inyatsi ndagira ngo uzamure ibiganza byawe parabone kuri ayi kandi yavuze ngo bagiye gusiga baharangaje ahantu hari amasezerano yawe igihe bahacingiye urufunguzo bajyaga barugendana ugategereza ko bisohora ukabibura ariko kuri iyi nshuro nta mugabo haleluya nta mugabo uri busigareyo Imana iravuze ngo ahantu hari abana bawe nta mugabo uri buhasigare Imana iravuze ngo ahantu hari inzu yawe nta mugabo uri buhasigare Imana iravuze ngo mu bubiko bw'amafaranga yawe ahantu hari icyangombwa cy'ikibanza cyawe ahantu hari kontate y'imodoka yawe nta mugabo ihora itugendaho twamenye ko bafashe amafoto yacu bayamanika ahantu ibindi babitaba ahantu tugiye kwimanura ahantu ariko mwanyikirije haleluya tugiye kwimanura ahantu tugiye kwitaburura ahantu nta muntu turi hafi ntawe uhari tugiye gukora ibyo bintu byose hari ibintu byacu turi bufate hari ibyo batunyaze turi bufate hari ibintu byacu turi twanamenye ko Imana izajya ikenyuruza abami ikadukenyeza hari n'ibyabo turi bufate kugira ngo bibe iminyago niko Imana yavuze bafata ibyo bashaka gufata byose babishyira inyuma y'umudugudu kararangiye agasuzuguro kararangiye ikimenyetso rero turi kukibona abantu bari maso barimo barabibona agasuzuguro karangiye dore umwotsi wazamutse narindi kuvuga ngo dore umwotsi wazamutse ndagira ngo urebe mwiyerekwa imbaraga bakohererezaga zamaze gushya ndagira ngo urebe mwiyerekwa ibyakurwanyaga byamaze gushya ndagira ngo Imana igukore ku maso ubona umwotsi agasuzuguro karangiye umwotsi wazamutse ngubwo Imana imbanje inkoni n'inyanja ndaza kuyambuka uko ndakaye niho nsubiranye n'iryo jwi rya Satani nibuka ko ntamushimiye mubwira ko message nayibonye mpita mfata akawodiyo Imana ikumpera umugisha ni ntabwo uzi ikintu ukoze Imana iguha umugisha ni ikimenyetso cy'ibyiza ndakibonye ntabizera ntituzakorwa n'isoni ntubwo Imana imbanje inkoni n'inyanja ndayambuka mu kanya arambwira ati ibintu mbwiye nsigurira ntabwo ntahuye ibyo ari byo nsigurira nibuka ko ibintu mubwiye koko bidasobanutse njye nabyumvaga ariko we ntabyumve ndabwiye ntigenda umwuka gusobanurire ngo yiyumvamo guhita asenga Irembo ryera TV Yesu ashimwe amen Mwami Yesu ahimbazwe muri byose Imana ishyirwe hejuru narivuze ngo muri byose Imana ishyirwe hejuru wambara ukazamura Imana amaboko muri byose Imana ishyirwe hejuru icyubahiro tugihaye Imana nitwa Valentine Mukarukundo ndi umubyeyi ndubatse mfite umugabo n'abana babiri nshimye Imana ko ngarutse iwacu ntimubizi ko hano ari iwacu se Imana ihimbazwe nakora umurimo w'Imana cyane ariko mbarizwa ku itorero rya Kabagari ngira ngo murabizi yahoze ari paruwasi yacu ya Kacyiru sibyo se ubu rero ntuye Bishenyi kubera ko ariho ndimo kuba akenshi nkuru umurimo w'Imana ku itorero rya Muganza muri paruwasi ya Kamonyi duhereze Imana icyubahiro tudatinze reka twumve icyo Imana ivugana natwe muri uyu mwanya
turi mu bihe bya Pentecote, nanateguye rwose kugira ngo tuze kuganira kuri iyo Pentecote, ariko mu kanya ndimo nsenga numvishe ijwi ry'Imana rivugana nanjye. Imana impa amagambo ngiye kukubwira. N'amagambo Imana impaye n'ubuhanuzi bwawe. Wenda icyo ntazi niba ari ubwanyu mwese, ariko nyir'ubwo buhanuzi ari bwumva Imana ivugana nawe. Mu yandi magambo, Imana ikuntumyeho wowe ubwo ube maso wumva icyo Imana ivugana nawe, kandi agira ngo nkwibutse ko kuvuga kw'Imana bingana no gukora. Niba twebwe nk'abigisha cyangwa nk'abavugabutumwa dushobora gutegura ibintu bijyanye n'iminsi turimo, ariko wakwinjira mu iteraniro Imana ikavuga ngo oya ibyo byihorere, ahubwo ndashaka kumbwirira umuntu wanjye gutya, ndagira ngo haleluya, mbabarira ube maso umva icyo Imana ivugana nawe. Hari impamvu Imana ishaka kuvugana nawe aya magambo. Mumpere Imana icyubahiro. Yosuwa igice cya 8, igitabo cya Yosuwa igice cya 8, turasoma umurongo wa mbere tugeze ku murongo wa 2. Hanyuma dusimbuke dusome umurongo w'10 tugeze ku murongo wa 23. Abahageze tuvuge ngo amen. Imana yambwiye ngo ikugabije ayi yawe. Imana ikugabije ayi. Niryo jambo nubwo buhanuzi Imana yakuntumyeho. Ayi wari waraburanye nayo, ayi wasezeranyijwe igihe kinini, ayi abadayimoni bagiye bakuriganya igihe kinini, ariko muri uyu mwanya Imana ivuganye nawe ngo ikugabije uwo musozi. Tarazonema, haleluya! Imana ikugabije ayi yawe. Dusome duhere ku murongo wa mbere. Uwiteka abwira Yosuwa ati, ntutinye kandi ntukuke umutima. Jyana ingabo zose uhaguruke utere kuri Ayi, umenye ko nshyize umwami waho n'abantu be n'umudugudu we n'igihugu cye mu maboko yawe. Uzagire Ayi n'umwami waho nk'uko wagize Yeriko n'umwami waho, kandi iminyago yaho n'inka zaho uzabyitwarire. Mu yandi magambo ndabikwihereye ko muri hano, uzabyitwarire bibe iminyago yanyu, nuko muzaca igico inyuma y'umudugudu. Umurongo w'10 haravuze ngo batera Ayi bayirimbura bica umwami waho. Mu gitondo kare Yosuwa arazinduka ateranya abantu, azamukana n'abakuru b'Abisirayeli abarangaje imbere, bajya kuri Ayi. Ingabo zose zari kumwe nawe zirazamuka zegera umudugudu, zigira aho ziwitegeye, zigandika aho ikasikasi yo kuri Ayi. Hariho igikombe hagati yaho na Ayi. Maze yohereza abantu inzovu 5,000, abategeka ko bacira igico hagati y'Ibeteli na Ayi iburasirazuba bw'umudugudu. Ko niko baciye abantu mu nteko, ingabo zose zari ikasikasi y'umudugudu, kandi abaciye igico bari burengerazuba bwaho. Iryo joro Yosuwa ajya muri icyo gikombe hagati. Nuko umwami wa Ayi abibonye, abo mu mudugudu bazinduka bihuta,
basanganira Abisirayeli bose bajyana n'umwami wabo kubarwanyiriza ahategetswe iruhande rw'ikibaya. Ariko ntiyamenya ko hari abamuciye igicu inyuma y'umudugudu. Yosuwa n'Abisirayeli bose bihindura nk'abaneshejwe imbere yabo, bahungira mu nzira ijya mu butayu. 16. Bateranya Abayi bose ngo bakurikire Yosuwa, nuko baramukurikira, ariko barashukwashukwaga ngo bave mu mudugudu. Ntihagira umugabo, ahantu humve, ntihagira umugabo usigara muri Ayi cyangwa Beteli ataje kwirukana Abisirayeli. Basiga umudugudu wuguruye barabakurikira. Iri jambo naryo ryumve, basiga umudugudu wuguruye barabakurikira. Uwiteka abwira Yosuwa ati, tunga kuri Ayi icumu ryawe kuko ngiye kuyikugabiza. Yosuwa atunga kuri Ayi icumu yari afite mu ntoki, arambuye ukuboko kwe, abari mu gico babyuka aho bari bari, biruka binjira mu mudugudu barawutsinda, bahita bawutwika. Abayi bakebutse inyuma babona umwotsi w'umudugudu utumbagiye hejuru, bituma bananirwa guhunga, babura epfo na ruguru. Abari bahungiye mu butayu barabahindukirana. Yosuwa n'Abisirayeli bose babonye ko abari baciye igico batsinze umudugudu kandi ko umwotsi wawo utumbagira, bagaruka bica Abayi umugenda. Abari bateye umudugudu bawuvamo, bakubira Abayi hagati, babaturuka hirya no hino, barabica, ntihagera n'umwe ucika ku icumu. Umwami Abayi bamufata mpiri, bamuzanira Yosuwa. Imana ihimbazwe. Ndagira ngo mbabwire aya makuru, haleluya, kugira ngo uze kumva ubuhanuzi bwawe neza. Abo turi kumwe mu nyikirize, haleluya. Abantu turi kumwe mu nyikirize, haleluya. Dusomye amagambo maremare yasaga nk'ashobora kurambirana, ariko nagira ngo uze kuyumva neza, wumve uburyo iyi Mana twaje imbere, iyi Mana twaje gusenga, iyi Mana twizeye. Uyu mwanya ufata uri imbere y'Imana ntabwo ari imfabusa. Haleluya, haleluya, haleluya. Hari amakuru Imana ihaduhera kandi tuhamenyera imigambi Imana idufiteho. Tuzi neza ko Satani umugambi we ni uwo kutwangaza, umugambi we ni uwo kudukoza isoni, umugambi wa Satani ni ukugira ngo tuzapfe nabi. Ariko umugambi w'Imana wo si uko umeze. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana ryo rivuga ngo njye nzi ibyo nibwira nzabagirira, ntabwo ari bibi ahubwo ni byiza, kugira ngo aleluya, kugira ngo muntandukanye n'ibyo Satani agambirira. Satani agambirira kumva wakorwa n'isoni. Satani ibyo agambirira ni uko wazapfa ugapfa nabi. Ariko umugambi w'Imana ni mwiza ku buzima bwawe. Ibintu Imana yibwira kukugirira ni byiza, ntabwo ari bibi. Haleluya, haleluya. Niyo mpamvu iyo twaje imbere y'Imana kenshi na kenshi dusanga amakuru Imana iduha atandukanye n'amakuru tumaze iminsi twumva. Amakuru tumaze iminsi twumva natubwira ngo murasebye, birarangiye, muramwaye, mukozwe n'isoni. Ariko twaze imbere y'Imana, Imana ikaduha yandi makuru avuguruza ayo twarimo twumva, avuga ngo siko bizaba mu bantu bantegereje, mu bantu basenze, mu bantu twavuganye. Oya, siko bizaba. Nta n'umwe mu bantegereje uzakorwa n'isoni. Ariko abanyumva mwateye haleluya, nta n'umwe mu bantegereje uzakorwa n'isoni. Uwo ni umugambi Imana igufiteho. Nari mvuze ngo ni umugambi mwiza ku buzima bwawe. Satani amajwi ye nayo kuguca intege, nayo iterabwoba. Kandi abantu bari mu mubiri nabo bataba mu mwuka w'Imana, iyo bakwitegereje n'amakuru yabo naguca intege. Kandi abantu ntitwanabarenganya, bo bareba ibiboneka. Uri ntuza wo kwa ntuza uvuka hahandi. Bishoboka bite ko
kubana nawe. Ariko Imana iyo ivuze kugiye kugira neza umuntu wayo, ntabwo ihera aho yavukiye, ntabwo ihera ku mashuri yize, ntabwo ireba uburanga, ntabwo ireba igihagararo. Ndagira ngo ntangaze muri iri teraniro, Imana yiheraho igakora. Ntabwo ihera ku muryango uvukamo, ntabwo ihera ku mashuri, ntabwo ihera ku cyongereza waba uzi, aho twasigara twatakara. Ariko ndagira ngo munshimire Imana yiheraho igakora. Niyo mpamvu iyo ndimo nizera Imana, nizera ibintu biremereye, nizera ibintu bisumba, nizera ibintu bisumba umuryango wanjye, nizera ibintu bisumba abanyikije. Iyo ndimo nizera Imana, nizera Imana. Imana ibahe kuyimenya. Ndavuze ngo Imana ikwishure muri iri teraniro. Ndavuze ngo Imana ikwihishurire, wongere uyimenye, uyizere, uzi imbaraga zayo. Ni Imana ishobora byose, ntabwo ari amagambo. Uko niko iteye, ni Imana ishobora byose. Bivuze ngo umutima wawe nuhumure, ni Imana ishobora ibyo udashoboye, ni Imana ishobora ibyo amafaranga atashobora, ni Imana ishoboye ibintu byose. Ni Imana ica inzira ahantu zitari. Haleluya we. Ni Imana ica inzira aho zitari. Nari ngiye kubaha ubuhamya, reka mbwihorere kubw'impamvu, ariko ni Imana ica inzira ahantu zitari. Yesu mwami, haleluya. Ariko ni Imana ica, mbivuge gute, ni Imana ica inzira aho zitari. Kandi ndashima Imana rata yemera kutumiza ahantu n'ahandi, kugira ngo tujye tuvuga Imana twiboneye, tutavuga Imana twasomye. Murayumva neza? Kuko Imana twasomye, abantu bahindura ibintu biri mu mpapuro. Ariko nubwo bahindura ibiri mu mpapuro, abaririmbye indirimbo bagahindura ibitero byazo, ntabwo bahindura Imana mwibonaniye. Hari amakuru afatika. Abantu banyumvise, haleluya. Ntabwo nibakwikirize mama, nibakwikirize. Munsi umwe nigeze mbibwira Imana, ndahantu ubuzima bwancanze. Ariko vuga ngo bwagucanze, ubuzima bwancanze. Ariko cyumweru bakoze Imana, buri bucya kuwa mbere Imana ibaye idatabaye, hariho gukorwa n'isoni, hariho gukorwa n'isoni, cyangwa n'ikirenze gukorwa n'isoni. Reka mbivuge gutyo. Twari mu karere ka Ngoma, mu murenge wa Sake, sinzabyibagirwa. Ndamanuka byanze, inzira zose zanze. Cyari ikibazo cy'amafaranga, inzira zose zifunze, habura amasaha make tugakorwa n'isoni. Ndamanuka njya ku kiyaga cya Sake, nibuka ko byanze hari inzira Imana yasigarisha bizera yitwa gusenga. Abanyamasengesho mwenyine, haleluya. Hari inzira. Wabuze wakurengera, wabuze waguhamagara, aba wandikiye message bazisoma bakakwihorera, abandi bakavuga ngo ntacyo dufite twakumare. Inzira zose zanze, hari inzira Imana yasigiye abizera yitwa gusenga. Ndatangariza Satani ko ntacyo tukibaye. Iyi nzira yo gusenga irakora, ntacyo tukibaye. Gusenga birakora, gusenga birakora, gusenga birakora. Mbwira Imana ngoma haleluya. Ngeze ku kiyaga, turacyari kumwe. Ngeze ku kiyaga, mbwira Imana, mbwiza ukuri. Aho none ntabwo ndi mu iteraniro, ndi kumwe nawe ahangaha, ngwino tuganire, tuvugane ukuri kose. Ko njya mpagarara imbere y'abantu nkababwira kuri Imana ica inzira aho zitari.
nkabaha n'urugero rw'ibintu wakoze kandi wakoze ntahari. ngo wambukije Abisirayeli inyanja itukura. Ntinabisobanura, ubwo ndimo ndavugana n'Imana aho ngaho ku kiyaga, ntinabisobanura uburyo ngo Abisirayeli bageze ku nyanja, ngo imbere ari inyanja, inyuma ngo Farawo n'amagare n'amafarashi, iburyo n'ibumoso ari ibisozi birebire, ngo nuko ngo Mose arambura inkoni ye ngo hejuru y'inyanja, ngo Abisirayeli barambuka. Mbaza Imana nti koko ibi bintu warabikoze? Kuko tuvugisha ukuri ntabwo nari mpari, kandi mbabwiza ukuri, n'iyi nyanja itukura uretse kuyisoma muri Bibiliya no kuba twarabyize muri histoire, ntabwo ndayikandagiraho. Mbwira Imana nti mbwiza ukuri, ibi bintu warabikoze koko? Abisirayeli bageze ku nyanja itukura, n'uburebure bwaho ubujya kuzimu, abiza amateka bajya bavuga, aba bantu wabambukije inyanja itukura nta bwato bagiyemo, byarabaye koko? Njye mbwira abantu ibintu nabonye koko, uri Imana ica inzira aho zitari. Ndayibwira inti rero, niba uri Imana koko ica inzira aho zitari, ukaba warambukije Abisirayeli inyanja itukura, nyambutsa nanjye iyi yantukuranye, nzajya mbiheraho mbwira abantu ko ari Imana ica inzira aho zitari. Ndabwira nti nyambutsa nanjye iyi yantukuranye, ntazajya mvuga Imana y'abantu, njye mvuga iyanjye niboneye. Mvuga iby'Abisirayeli nimuke mvuga ibya Valentine, mvuga ibya Yeseri n'Abayuda nimuke mvuga ibya Valentine, mvuga ibya Daniyeli mu rwobo rw'intare, ariko mvuga nanjye urwobo natawemo nduvamo intare zitandiye. Mvuga Dawidi imbere ya Goliyati, ariko nanjye nibuke ndi imbere y'ikigeragezo, nyambutsa nanjye yantukuranye. Numva Imana ndayibwiye. Imana dusenga iriho. Yohana yaravuze ngo Yesu tuvuga ntabwo ari uwo twumvanye abandi, ahubwo ni uwo twiboneye n'amaso yacu, ngo intoki zacu zimukoraho. Ngo ntahengere mu rugo, mwambare mukampera Imana icyubahiro. Usanga umuntu yanyandikiye ambwira amazina, yaranyibwira kuko ntitwari tuziranye. Jambo rivuga ngo biremwe nonaha. Hari ibintu Imana, reka nkubwire, ntiwishinga uwo mwicaranye, ashobora kuba yasize stoke y'ibyo kurya mu rugo. Taraboresa ntumwishinga, wasanga minervari y'abana be yose yishuwe. Ntumwishinga, wasanga wataba mu bukode. Irwaneho kuko ibintu birakora, gusenga birakora, gusenga bitanga urubyaro, gusenga bibesha mu mazu abantu batagira shinge na rugero, gusenga birema ibintu bitari biriho bikabaho, gusenga bica inzira ahantu inzira zitari ziri. Abantu babyizeye mwanyine mutera haleluya. Kumfashijwe ndagira nte abantu turi kumwe, haleluya. Imana ihimbazwe, Imana ihimbazwe, Imana ihimbazwe, Imana ihimba Data wa twese ahimbazwe. Unyuzinziraho ushinziraho zitari ahimbazwe. Uwari utazemera ko tumwara ashyirwe hejuru. Abantu bakunda Imana, haleluya, ashyirwe hejuru. Arambwira ngo hari audio wohereje ngo irampezagira n'umurundikazi, ngo none nabwiye umwana wanjye uraho mu Rwanda ngo akugurire soda. Arambwira ngo iyo nimero yawe, ngo iyi nimero yawe uri kuri WhatsApp iba kuri mobile money. Ndamubwira ntibamo. Ngiye kubona mbona nari mfite ikibazo cy'ibihumbi 310. Ngiye kubona mbona nyohereje message, ndebye ku murimo musanga yohereje 10,000. Satana arankoba. Ubwo kandi bigeze nimugoroba
saa 12 zo ku cyumweru buracya mu gitondo saa moya. Imana idatabaye ibintu bikaze. Satani arambwira ngo niko kufite ikibazo cy'310 ngo ukabumu hanze y'umugabane wa Afurika akoherereje 10,000 300 ko wagujije bwose byanze, ko wowe inzira zose wagerageje byanze. Hari imbaraga narimvanye mu bihe byo gusenga. Iyo turi mu bihe byo gusenga twakura imbaraga, iyo turi mu bihe byo gusenga twakura ijambo risubiza Satani. Iyo turi mu bihe byo gusenga niyo mpamvu Yesu ngo ari mu masengesho iyi minsi 40 n'amajoro 40 atarya atanywa, ngo umwanzi araza aramugerageza. Yamubwira ngo handitswe ngo, Yesu nawe ati handitswe ngo, yamubwira ngo handitswe ngo, nawe ati handitswe ngo. Muri bihe byo gusenga arajya ngo ntangaze no mu gihe Imana itari yasubiza wakura izindi mbaraga. Banyumvishe cyane, haleluya. Wakura izindi mbaraga n'amagambo yo gusubiza Satani. Ndabwira niko Satani, ninde wakubeshye ko inkoni Mose yari afite cyari ikiraro kirekire? Ikiraro ntimukizi, cya giti kinini, cyari igiti kinini yarambuye hejuru y'inyanja. Hanyuma wenda Abisirayeli batagira isusumira bakambukiraho. Ndamubwira reka nkusobanurire neza. Yari inkoni bukoni, inkoni umuntu yitwaza, inkoni wakwitegereza ukabona ko nta kiyirimo, ariko indani muri iyo nkoni harimo imbaraga zitandukanye. Inyanja ndamubwira n'umwuka uri muri babandi bumva ko igihe cyo kwinjira umudugudu cyageze, ngo bahita binjira umudugudu bakora ibikorwa bibiri. Abantu turi kumwe mu banze hari igikorwa cya mbere, igikorwa Imana imbanje inkoni n'inyanja ndaza kuyambuka. Uko ndakaye niho nsubiranye n'iryo jwi rya Satani, nibuka ko ntamushimiye mubwira ko message nayibonye, mpita mfata akawodiyo. Imana ikumpera umugisha, ni naguze ikintu ukoze, Imana iguha umugisha, ni ikimenyetso cy'ibyiza ndakibonye, ntabizera ntituzakorwa n'isoni, nubwo Imana imbanje inkoni n'inyanja ndayambuka. Mukanya arambwira ati ibintu mbwiye nsigurira. Ntago mpaye ntabwo ntahuye ibyo ari byo, nsigurira. Nibuka ko ibintu mubwiye koko bidasobanutse, nge nabyumvaga ariko we ntabyumve. Ndabwiye ntigenda umwuka gusobanurire, ngo yiyumvamo guhita asenga, ngo agisenga ijwi ry'Imana riramu. Abantu bakunda umwuka wera, haleluya. Ngo Mpemu Yera ngo aramubwira ngo dufite ikibazo gikomeye cy'amafaranga, ngo kandi Imana idatabaye iryo joro ngo ejo twakorwa n'isoni. Ngo niko Mpemu Yera avuze. Turi mu bihe bya Pentecote, biraga Mpemu Yera kuvuga ni haleluya. Mpemu Yera muramuzi, umwuka wera, umwuka wera kuvuganire, umwuka wera tambuza icyo cyifuzo cyawe, icyo kibazo cyawe, umwuka wera, haleluya, umwuka wera kuvuganire. Haravuga ngo Mpemu Yera ambwira uko mubwiye, ati mbwiza ukuri bimeze bite. Sanze n'ubundi umwuka wera ngo yabimubwiye, musobanura uko bimeze. Arambwira ati nukuri Mpemu Yera yari yambwiye ko hari icyo ngomba gukora kuri icyo kibazo cyawe. Nihuse ntatinze, mwabarokore nshuti z'umusaraba, Imana dusenga niyo kwizerwa. Yanyohereje 555,700. Ndaza kukwereka message. 555,700 na ndishyura. Ako muribuka ko hari n'icumi ryaje mbere? Ako mwabiri Imana icyo ndishyura, asigaye gutungane n'abana bawe. Siko bimeze? Wishyura umwenda wawe, asigara agutungane n'abana bawe. Dufite Imana ishobora byose. Ubwo ninjiye muri ubwo buhamya ntabwo nari nahagurukanye, ubwo hari impamvu itumye mbivuga, ariko ndashima iyo mvuga narayibonye. Ubwo ko nagapande gatoya mvuze ku kuntu nabonye Imana ndi kuvuga narayibonye.
Imana ikugabije ayi. Abaturage bo kuri ayi bari kuri ayi nyine. Yosuwa n'Abisirayeli bari aho bibereye kumwe n'Imana yabo. Babara ubyumvire mu mwuka ibintu ngiye kuvuga ko ndabivuga mu gihe gito. Bibereye kumwe n'Imana yabo. Ngo Imana iraza yongorera Yosuwa, imwigisha uko azarwana, imwigisha ukuntu agomba gufata ayi. Wambara ukaba maso ko hari umwuka w'Imana uri muri iri teraniro, ko ndi kumva umwuka w'Imana agiye kuguha ubwenge bw'uburyo wafata ibyawe. Abadayimoni bakuriganyije, abadayimoni bagutwaye, wajyaga kubifata bikaguca mu myanya y'intoki, ariko kuri iyi nshuro Imana irarahiye, Imana irarahiye igiye kukwigisha uko ufata ibyawe. Abantu babyizeye, haleluya. Imana iramubwira ngo ufate inzovu, bani inzovu 5,000 siko twasomye, ngo bagende baca igicu. Reka mvuge mu kinyarwanda cyumvikana. Bo bagende muzatera ayi ejo. Ko ndashaka kugira ngo mu kinyarwanda cyumvikana, muzatera ayi ejo ariko mukagoroba. Mwambare mukumva icyo umwuka avuga. Ariko mukagoroba wohereza abo bagabo bigendere, bagende bagote umudugudu, ntibasakuze ntibavuge, bagende inyuma yaho. Yosuwa babwira ahantu bari bujye mukagoroba bugorobye. Mwibyamiraho, ntihagire ukorora, ntihagire usakuza, mbese abantu bo kuri ayi ntibamenye uko ibintu bimeze. Hanyuma niwucya uzahagurukane n'ingabo, mufite intwaro nk'abantu bagiye gutera umudugudu, birumvikana. Nimumara kugenda muziyereka abo kuri ayi, kandi mubereke yuko muje guhangana nabo. Abo kuri ayi nanjye ndabibutsa, mwibuke ko hari urugamba rwari rwabanjirije urwo ngurwo ku basomye. Aho Akani yafashe ku byashinganywe, Imana ibatanga mu maboko yabo. Muri kubyumva, barabatsinda, barabanesha. Imana ngo nimwiyereka abo kuri ayi, bari bugire ngo bari bubaneshe nk'uko babanesheje cyagiye. Ndagira ngo ngutangarize ngo ubu ngubu Imana yahinduye ibintu. Hari ibintu byagutsinze cyagiye, ariko Imana iguhaye imbaraga zitsinda bya bindi byagutsinze. Hari ibintu byakugizeho ububasha, ariko kuri iyi nshuro wabari ukanyumva, haleluya. Kuri iyi nshuro ntabwo ariko biri bugende. Duhereze Imana icyubahiro, duhereze Imana icyubahiro. Satani yaramenyereye, ariko Imana ihinduye ibintu. Numvise ijwi rimbwira ngo Imana yanze agasuzuguro, Imana yanze agasuzuguro. Twongere duhereze Imana icyubahiro, Imana ishimwe. Ayiwe Mana ushimwe ibintu Imana igiye gukora, ibintu Imana igiye gukora, ibintu Imana igiye gukorera umuntu wizeye muri kano kanya. Ibintu ndi kumva umwuka w'Imana ambwira, ibintu Imana igiye gukorera umuntu wizeye muri aka kanya. Izina ry'Imana ribihimbarizwe, izina ry'Imana ribihimbarizwe, izina ry'Imana ribihimbarizwe, Imana ibihimbarizwe, Imana ibihimbarizwe. Nanjye nzatuma bagira ngo bari bubatsinde nk'ubwa mbere. Mukibona bahagurutse baje kubarwanya, muzigire nk'abaneshejwe, mwigire nk'abagize ubwoba, noneho mwirukanke mubahunga. Bazabakurikira kuko bazabona ko mwagize ubwoba n'ubundi mubahunze. Twihute tugere noneho aho babishyize mu bikorwa. Yosuwa afata babagabo barahandi baca igico, afata ingabo ajyana nazo gutera umudugudu. Bibiliya avuga ngo bakibona Abisirayeli, twasomye ijambo rivuga ngo
ari abaturage bose n'umwami waho, nk'uko Imana avuze ngo nkugabije Ayi n'umwami waho n'intwaro zaho n'ingabo zaho bose ndabakugabije. Ngo bose bahagurukiye rimwe bakurikira Abisirayeli. Abisirayeli ngo bigira nk'abantu batsinzwe, bagenda bahunga abo kuri Ayi. Ngo mu kubahunga, ariko Mana ishimwe, hari amagambo abiri nshaka kugira ngo wumve ari mu buhanuzi bwawe. Bibiliya yavuze ngo nta mugabo wasigaye kuri Ayi. Aka kantu uri kukumva? Nta mugabo wasigaye kuri Ayi. Ijambo rya kabiri ngo basize umudugudu urangaye, basize baharangaje, birukanse bose, nta mugabo nta w'intwari wasigayeyo. Ibaye wajyaga mu mwuka ukumva ibintu Imana irimo gukora. Nta mugabo usigaye hari. Mbibutse ko kuri Ayi hari inka, hari ifeza, hari izahabu, hari ibintu by'agaciro. Kandi Yosuwa yabwiwe ngo nkugabije Ayi kandi inka zaho n'ibintu byaho, nimugerayo mumaze kuhagera muzabyende mubyitwarire, ndabibihereye bizabe iminyago yayo. Imana itera abo kuri Ayi kumva yuko byanga bikunda bari butsinde Abisirayeli. Bahaguruka bose, ntihagira umugabo n'umwe usigara arinze izahabu zo kuri Ayi, ntihagira umugabo n'umwe usigara ku mashyo yo kuri Ayi, kugira ngo abaciye ibico nibinjira bafate ibintu ntawe bahagaze hejuru. Nk'umuntu umaze iminsi ubwira Imana ngo isohoze amasezerano, umuntu umaze iminsi asenga Imana ngo nimwishyurire amadeni, umuntu umaze iminsi asenga Imana ngo nimugaburire, akaba atari kumva icyo Imana irimo kuvuga, akaba atari kumva ikintu Imana igiye gukora, ubu uragira ngo Imana ivuge ngo iki? Uragira ngo tuvuge mu ndimi Ikinyarwanda nturi kucyumva? Imana iravuze ngo nta mugabo uri busigare kuri Ayi, kandi iravuze ngo bagiye gusiga baharangaje ahantu hari amasezerano yawe. Igihe bahakingiye urufunguzo bajyaga barugendana, ugategereza ko bisohora ukabibura, ariko kuri iyi nshuro nta mugabo haleluya, nta mugabo uri busigareyo. Imana iravuze ngo ahantu hari abana bawe nta mugabo uri buhasigare. Imana iravuze ngo ahantu hari inzu yawe nta mugabo uri buhasigare. Imana iravuze ngo mu bubiko bw'amafaranga yawe, ahantu hari icyangombwa cy'ikibanza cyawe, ahantu hari kontake y'imodoka yawe, nta mugabo uri busigare. Bakwikirije ko wumvise ibyawe koko? Rero hari abantu reka babwire, hari abantu njya numva bavuga ngo ni inyigisho ngo zo mu minsi y'imperuka, ngo abantu bari kukundisha abantu iby'isi. Muhumure, hari abigisha babanje, hari n'abandi bari buze gukurikira, ariko reka mpanurire uyu muntu Imana ivuganye nawe. Umuntu udashaka amafaranga nabyihorere, mu kanya turaje tuvuga iby'ubugingo. Umuntu udashaka ko isezerano, umuntu ufite isezerano ry'ubugingo gusa, akaba ntarya inzu, ntarya imodoka, ntarya minervari y'abana, ntarya ibyo kurya, nawe tubabarira abadutegereje gato, kuko mu kuboko kw'Imana harimo byose. Kandi Yesu yaravuze ngo ibyo n'abapagani barabishaka bakabibona, kandi Imana izi ko natwe tubikeneye. Hari umuntu Imana intumyeho, munyihanganire muhanurire, natumvuka Imana ivuze. Dore igihe Satani yakingiraniye ibyawe, dore igihe ibyawe abo kuri Ayi babizirikiye, ariko kuri iyi nshuro Imana iteje abagabo bose bamaze iminsi bahagaze ku byawe. Imana iteje abagabo bose bari bararinze ibyawe barabikingirana. Imana ibateje guhaguruka, Imana ibateje kubivamo, kandi barasiga barangaje, bahasize barangaje, bahasize ibyabo. Mbabarira mu kanya tugiye kwizera, ahantu ibyawe biri ubifate mu izina rya Yesu.
kayicomora muri tiruwari, ahantu habitse ifeza n'izahabu babikuramo. Kwimanurayo ibitumenyetso ihora itugendaho, twamenye ko bafashe amafoto yacu bayamanika ahantu, ibindi babitaba ahantu. Tugiye kwimanura ahantu, ariko mwanyikirije, haleluya. Tugiye kwimanura ahantu, tugiye kwitaburira ahantu, nta muntu turi hafi, ntawe uhari. Tugiye gukora ibyo bintu byose. Hari ibintu byacu turi bufate, hari ibyo batunyaze turi bufate, hari ibintu byacu turi twanamenye ko Imana izajya ikenyuruza abami ikadukenyeza. Hari n'ibyabo turi bufate kugira ngo bibe iminyago niko Imana yavuze. Bafata ibyo bashaka gufata byose babishyira inyuma y'umudugudu, bashyira inyuma y'umudugudu. Bamaze kubifata bakora igikorwa cya kabiri, baratwika. Ako muri tayari dutwike. Batwika imbaraga zabazengereje, batwika imbaraga zabahagije. Umva baratwika, ndagira ngo twibe Satani n'abadayimoni n'abarozi umugono muri kano kajya muri aya masengesho. Ubwo Imana itugabije umudugudu, ubwo Imana itugabije umudugudu, haleluya. Barabitwika ngo umwotsi urazamuka. Yosuwa ngo araranganya amaso, ariko Mana mbabare, haleluya haleluya. Yosuwa ageza ngo yitegereje kuri Ayi, abona umwotsi wazamutse. Bivuze ngo ibyacu bamaze kubikurayo, none ibyatugendagaho, imbaraga zatunyegerezaga bamaze kuzitwika. Yosuwa abwira Abisirayeli ngo ntimugire ubwoba, muhagarare kwirukanka, ntimwongere guhunga abo kuri Ayi. Dore ikimenyetso turakibonye, umwotsi wazamutse. Haleluya. Ntimwongere wambara ukakira ubuhanuzi, ariko ntimwongere guhunga abo kuri Ayi, ntimwongere guhunga abo kuri Ayi. Dore ikimenyetso cy'ubutabazi bw'Imana, umwotsi wazamutse. Abarozi ntibongere kugukanga, umwotsi wazamutse. Iterabwoba rya Satani rihagarare. Dore abari mu mwuka, haleluya, turimo turabona umwotsi. Uyu ntabwo ugifunzwe, umwotsi wazamutse. Ubukwe bwawe bugiye kuba, umwotsi wazamutse. Abana bawe ntibakibaye ibirara, umwotsi wazamutse. Abantu babyizeye, haleluya. Imana iguha umugisha. Agasuzuguro kararangiye, agasuzuguro kararangiye. Ikimenyetso rero turi kukibona, abantu bari maso barimo barabibona. Agasuzuguro kararangiye, dore umwotsi wazamutse. Narindi kuvuga ngo dore umwotsi wazamutse, ndagira ngo urebe mwiyerekwa, imbaraga bakohererezaga zamaze gushya. Ndagira ngo urebe mwiyerekwa, ibyakurwanyaga byamaze gushya. Ndagira ngo Imana igukore ku maso, ndagira ngo Imana igukore ku maso, ubona umwotsi. Agasuzuguro karangiye, umwotsi wazamutse. Umuntu mubyumvisha atere haleluya. Umwotsi wazamutse.
wazamutse ahantu hari habitse ya mahembe boherezaga yamaze gushya umwotsi twawubonye abantu babonye umwotsi haleluya umwotsi twawubonye kera bajyaga barimba ngo karahiye akazu ka dayimoni ngo uturugo ruteka haleluya umwotsi wazamutse Yosuwa abwira abisirayeli ngo muhagarare insinzi twayibonye nimwitegereze kuri ayi wamara ukarebesha amaso y'umwuka ukareba kuri ayi urufunguzo rwa kontake yawe barubitse humura barubitse oya itegereze kuri ayi ibyangombwa byawe wari warabuze nyamara ndahanuye ibyangombwa byawe wari warabuze dore birabitse itegereze kuri ayi ubutabazi bwawe bwabonetse agasuzuguro kashize bakuri ayi bagiye kubona bishe ayiwe mana ndafashijwe haleluya bagiye kubona babona bisire bahagarariye icyarimwe ngo barahagarara abo kuri ayi ngo he abisirayeli ntibatirimuka ndagira ngo mpanure ibintu bimaze iminsi bigukanga ukikanga hagarara bwuma ijuru ryatabaye hagarara bwuma ijuru haleluya hagarara bwuma ijuru ryatabaye oya siko bizaba ntabwo ariko bizahora hari uturangaje imbere kandi yavuze ngo nza kugenda imbere ahantu hataringaniye imana iraharinganije kugira ngo ubutabazi bwawe ubwinjiremo ngabo kuri ayi ngo bakebuke inyuma babona nabo umwotsi wazamutse ndagira ngo n'umurozi umaze iminsi akuroga imana nimukore ku maso abone nabo imana ibakore ku maso babone ko umwotsi wazamutse abarozi bamaze iminsi bakuroga nabo imana ibakore ku maso babone umwotsi wazamutse bamenye ko imbaraga zabo zarangiye ijuru ryamanutse babone ko imbaraga zabo zarangiye yego barakuroze cya gihe ukabyara upfusha birakunda ariko nagira ngo turi muri iri teraniro imana nawe ibakore ku maso bamenye ko imbaraga bamaze igihe bakoresha imana yazishyizeho iherezo ibiganza byawe bari baraguteje inyatsi ndagira ngo uzamure ibiganza byawe nta kintu wageragaho nta kintu wamburiye turi imbere y'imana ndagira ngo abarozi tubatangarize na satani tumutangarize ndagira ngo nabo babirebe imana twasenze imana twakurikiye imana twizeye iyera idashobora kubeshya ndagira ngo babone umwotsi wazamutse hari imbaraga zaturwaniriye twicaye ahangaha turi kumwe na Yosuwa ariko abantu baraye baciye igicu hari umwuka wera hari imana data hari umwami Yesu hari abamarayika babitwise byarangiye baraye aya masaha twe tumaze turi hano ubu ngubu turimo turasenga ariko hari abaciye ibico ndimo mbona imana ndabona umwuka wera ndabona umwami Yesu ndabona Gaburiyeli ndabona Mikayeli ndabona bari hari ibyo batwitse abarozi babimenye ijuru ryatabaye abantu babyizeye dukomere imana amashyi kadusenge koko Bibiliya yavuze ngo babata hagati aba ayi ngo babure epfo na ruguru barabica ntihagira n'umwe urokoka batahana iminyago yabo mbabarira uhaguruke mu mwanya wawe
ndashaka ko twirwanaho muri aka kanya. Fata isakoshi yawe, ufate telefone yawe. Umuntu udafite kwizera abe yicariye, nta kintu twamufasha n'ukuri. Umuntu wumva ari ibintu by'itekinika, sibyo? Wumva ari ibintu by'itekinika byihorere. Dufite Imana, abantu mugomba kubimenya, dufite Imana. N'abantu bazadukurikira bari mu bihugu bitandukanye, ahantu uzaba uri hose wize, tugiye guhangana nabo kuri barekura ibyacu mu izina rya Yesu. Umuntu utabyumva ntacyo twamufasha. Ibi bintu birakora, twe turabizi. Abantu mushyira mu bwenge mugafilosofa mukumva ntibivamo, nimwiyicarire ntitubone ko mwaguye, ntabwo turi bubarenganye. Ariko abantu bazi ko Imana ishoboye, abazi ko kwizera kurema ibintu bitariho bikabaho, muhaguruke twirwaneho. Tugiye kwataka kuri buri wese arafata ibye. Ntabwo ndi bugusenge